Icyo kiraro cyangoga kiri ku mugezi wa Mukungwa gihuza uturere twa Nyabihu na Gakenke binyuze mu mirenge ya Rugera na Rusasa. Abaturage bavuga ko kuva cyatwarwa n'amazi mu ntangiriro z'Ukuboza byabashyize mu bwigunge. Ubu inzira zafunzwe, twari dufite abana biga hano mu murenge wa Rugera, abana bararuhutse ariko ubu nta warabona uburyo bwo kuzana za bilete. Ubu twari dufite ibitaro hano bya Nyakigezi, ingobyi zanyuraga ku iki kiraro duhetsa abarwayi, ariko ubu byahagaze, umurwayi kurwara bikatuyobera, byatuyobeye. Ibitoki byinshi cyane twabitwaraga binyura ku iki kiraro tukabishaka ku muhanda, k'uyu muhanda wagategwa Musanze Vunga, imodoka zikabitwara zikabijana ku nganda, inganda zikatugurira, none ubu kahagaze. Iyi kiraro ubu cyaraguye hasi, ibiti bye byaravunitse. Ubwo twagiye kubona imwijoro ry'ejo muri dusanga igiti, dusanga ibiti byahengaga byaguye hasi mu mazi. Ubuyobozi buvuga ko ibi biti bagomba kugira gute, bagomba kubikuraho kugira ngo abantu bataba barohama. Abanyeshuri banyuraga ahangaha, ubu twayobewe ukuntu abanyeshuri bacu baja kwiga, bamwe biga hano muri Nyamutera hano. Ubu twayobewe ukuntu turabigenza, niba turabambutsa mu mazi byatuyobeye gose. Twacaduhahiraga ku bana bacu bose, akariho banyuraga bagiye kwiga, none kikaba cyase turi kuri ahantu banyura. Mbo ibigori biri hakurya n'ibitoki biri hakurya byabagina bikajya kuzo guca inkware na Gashusha, nayo bikura ahantu binyura. Abaturage basaba ko hakubakwa ikiraro gishya bagasubira mu buzima busanzwe. Inzego z'ubuyobozi, inzego za leta kugira ngo zidutabare, ziduhe ikiraro kindi, naho ibiti twabibuze. Nta biti byakongera kwambukanya. Twagiraga ibiti binini tukagitinda, none urabona ishamba rya Rugera nta biti bigaragara birimo, ishamba rya Gakenke nta biti bigaragara birimo, ubu nta giti cyakwambukanya aha hantu. Ushaka kujya muwe mwadukorera ubuvugizi, turiye ku ikiraro cyacu bagitinde bakagisubizaho, bakadushira ikiraro kizima, abanyeshuri bacu bakajya bambukana natwe tukatwambuka. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buvuga ko icyo kibazo bwagisesenguye, hakaba hari gushakishwa igisubizo nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi wako wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyonsenga Aime François. Bisa naho koko ubuhahirane bwahagaze kuko ikiraro cyaguye mu mazi kandi n'umugezi munini wa Mukungwa. Icyakozwe rero icya mbere nuko ikiraro cyabaye gihagaritswe kuko uburyo bwo kucyambuka budashoboka. Icya kabiri ni uko ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bufatanije n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu aho icyo kiraro cyerekeza, bamaze gusaba inzobere zibishinzwe, abatekinisiye kugira ngo bajye kureba icyo kiraro uburyo cyakoreshwa, ibyo gishobora gutwara kugira ngo bibe byatuma icyo kiraro kiba nyabagendwa. Izo mpuguke zamaze guhura, ziri kwegeranya ibigomba gukorwa kugira ngo none cya kiraro kibe cyashobora gukoreshwa. Turasaba abaturage kuba bihanganye, inzego z'ubuyobozi turi kugikurikirana. Uko bigaragara ahangaha hari amazi menshi y'umugezi wa Mukungwa afite umuvumba, ku buryo wenda icyakemura iki kibazo ni kwenda hakubaka nk'ikiraro cyo mu kirere cyangwa se kisumbuye hejuru, kubera ko ubugari bw'umugezi ntabwo bwakwemera ko batambikaho ibiti kuko ntabwo ibiti bishobora kwambukiranya. Ishimeje Adolphe mu karere ka Nyabihu.